Yesu nashimwe cyane. Twongeye kubyukana n'Imana. Amen. Twongeye kubyukana na Yesu mu gitondo. Eka mbifuriza umunsi mwiza w'umugisha, n'abasuhuza. Ndabakunda cyane. Ndabakunda, muri abantu b'igiciro mu maso y'Imana. Muri abantu bakomeye cyane kandi muhabwa umugisha n'Uwiteka Imana. Ejo rero twarimo tureba uburyo umuntu yaguye umwuma, Imana ibiri hafi itegereje ko yambaza ngo imuhe iriba akeneye, imufukurira akariba bene bita Enihakore. Ntabwo ari Samusoni wenyine watabawe muri ubu buryo, na Hagayi yaratabawe igihe umwana we yaragiye kwicwa n'umwuma mu butayu. Imuha ngo imukora ku maso, arebye hirya abona iriba arahayiroye. Aravuga ngo n'Uwiteka Imana indeba. Naha koko yambonye. Imana ishimwe cyane. Reka twingingira Imana, tujye twibanira na Yesu, dusenga Imana, tuyitabaze, tuyihamagare. Nta kinanira Uwiteka Imana. Ijambo ryayo rirakomeye. Mu bihe bigoye nta gihe gikomeye cyananira Imana. Mu bihe biruhije nta gihe kiruhije cyananira Imana. Ni Imana itagengwa n'ibihe kuko ituye kure y'ibihe. Ni Imana ishobora byose. Mu biturushya no mu bitugora tujye twegera Imana ishobora byose. Reka mbabwize ukuri, muri iyi si mureba nta muntu udakenera Imana. Abantu bose baba bakeneye Imana, ariko uburyo bwo kuyishaka no kuyumva no kumva ikibabwira nicyo kigorana. Ushobora kwibwira ko umuntu runaka adakeneye Imana, ukabona uko akomeye, ukabona uko agenda, ukabona imibereho ye, ukabona aho atuye, ukabona imbaraga ze, ukabona ubushobozi afite, n'izindi mbaraga zitandukanye. Ukavuga ati uyu muntu ntabwo akeneye Imana, ariko burya nuko atagufungukira, yakubwira ko ahubwo yayibuze. Impamvu ni imwe: hari ahantu ugera ibyo byose bigata agaciro. Amafaranga agata agaciro, ubuzima wari urimo bugata agaciro, ibyo byose bikarangira. N'ikimenyimenyi, hari umunsi bitagira icyo bikora, nk'umunsi wo gupfa kwawe. Niyo mpamvu rero burya ntuzatinye kubwira umuntu Yesu, kuko nta muntu udakeneye Imana wabona. Nta muntu udakeneye gukizwa. Nubwo ashaka kugira ati wowe Yesu umumvanira iruhande, ubwira ati oke, umunsi uzamukenera arahari, aragutegereje. Uyu munsi mushaka guhura akumva ntabwo abyitayeho, ukumva ntakeneye no kukumva, ariko uzamubwira ngo uyu munsi ntunyumvise, ariko undi munsi uzagera mu ikorosi ukagira mu mpamvu zituma ushaka uyu mugabo nkubwiye, uzamuhamagara azaba ari hafi yawe. Nibura umubikemo n'icyo kintu. Kandi nibyo koko, hari igihe kigera akagera mu mpamvu zituma ahamagara uwo mugabo. Uko yaba ari kose, n'icyo yaba ari cyo cyose, hari impamvu zituma umukenera. Iyo atamuzi rero, iyo ageze muri icyo gihe biramugora. Ariko nuba waramubitsemo iryo jambo, ukavuga ati nukenera uwo mugabo Yesu nkubwiye uyu munsi ntumwumve, ntunamwemere, uzamuhamagara azaba ari hafi yawe. Kubera yuko si twe dutanga agakiza, rega ni Yesu gatanga. Twarimo rero tureba iby'umwuma no kugwa umwuma, dusanga Yesu aturi hafi cyane kuruta uko twibwira. Reka dukomeze n'ijambo rivuga ngo ifite inzira nyinshi yagutabariramo, ifite uburyo bwinshi bwo kugutabara. Turaza gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami ba kabiri, igice ni icya 3, umurongo wa 16. Haravuga ngo, arahanura ati, Uwiteka aravuze ngo nimukwize iki kibayamo impavu, kuko Uwiteka agize ngo ntimuza kumva umuyaga, ntimuza kubona n'imvura, ariko iki kibaya kizuzura amazi, munywe mwuhire n'amashyo yanyu n'imikumbi yanyu. Ifite inzira nyinshi yakugiriramo neza, ifite inzira nyinshi yagutabariramo. Yabwiye Elisa, iramubwira ati hanurira abantu bami bari bagiye gutera kurwana n'Abamowabu, ariko ngo bagenda inzira z'uruzigo iminsi 7 bashiriraho, babura amazi. Ingabo zigumwuma, amatungo bari kumwe nayo agumwuma. Umwami w'Abayuda aravuga ati subu Imana yahuruje abantu kuza kubicira hano bicishije inyota. Bajya ku muhanuzi rero, tutagiye muri byinshi. Elisa arababwira ati rero mugende mucukure impavu mu kibaya, mugende mucukure impavu mu kibaya. Mu yandi magambo, ukeneye ko hari ikintu wakegeraho Imana. Mu kanya twaze tuvuga ngo Enihakore ni iriba ry'uwambaje. Hano babasabaga gucukura impavu mu kibaya. Uri gukora iki kugira ngo umwuma wawe ushire? Uri gukora iki kugira ngo aho hantu uri uhafi? Umunsi umwe ababembe bigeze kumva bagiye gupfira mu murwa. Baravuga ati ubundi ko dupfuye, hanyuma reka duhaguruke. Nituguma mu murwa turapfa, nidusanga abanzi bacu nabwo baratwica. Ubwo impfu zose zingana rero, reka dupfe tugenda. Barahaguruka bava mu murwa bajya
kureba aho abasiriya bari bakambitse. Bahageze Imana ikoresha ibirenge by'abasiriya by'ababembe Plutôt, uko bakandagira abasiriya bakumva ni ingabo nyinshi z'Abayisiraheli zije kubagirira nabi, ngo bati ibintu byabo baragenda abandi baricana. Nuko ababembe bageze mu ngando basanga nibo bonyine, ngo bararya baranywa, barangije bavuga ati tuza kubyihererana, reka dusubire mu murwa tubabwire ko ibintu byagenze neza. Rero izo ntambwe umubembe yateye nizo Imana yakoresheje yirukana abasiriya. Ntago wakwicara gusa ngo ibintu bizakwisangira aho ngaho. Mu buryo bwose butandukanye ukeneye gukora, no mu buryo bw'umwuka ukeneye uruhare rwawe. Imana nishimwe cyane, ifite inzira nyinshi zanyuzamo gutabara, ariko muri izo nzira inyinshi nizo ubitse. Amen, haleluya. Muri izo nzira nubwo harimo izo utazi utanabitse, ariko inyinshi burya nizo ubitse. Nkunda kubwira abantu ngo ikikwica ni icyo Satani agusanganye kenshi. Ntajya akunda guca umugozi hanze, akenshi arawugusangana akawukuzirikisha. N'ikigukiza Imana iragifite, kandi akenshi kibitse muri wowe. Twarabivuze tuvuga ngo buwuriwe. Aba babembe imirindi yawo niyo Imana yakoresheje kugira ngo isunike ingabo z'abasiriya. Bibiliya niyo itubwira ngo izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu, izaha umugisha ibyo dukora. Ntago Imana itegereje imbaraga zawe kugira ngo ikore, ahubwo itegereje intambwe zawe. Kavuga ati ariko uyu muntu arimo aragenda, rega ntiwahari ufite uwicaye, nibura umusange mu nzira. Arimo aragenda, reka mufashe. Yarababwiye ngo mugende mucukure impavu, imyobo muyuzuze mu kibaya, ubundi munyihorere. Yesu yigeze abwira abantu bari mu bukwe bw'Ikana, aravuga ngo nimwuzuze amazi ibibindi, nimuyasuke muyuzuze, ubundi akoremera igitangaza. Ntago bivuga ngo Yesu ntiyagikora batujuje amazi ibibindi, ariko arashaka ko bagira ko kwizera. Kuko biranashoboka ko ashaka kugahita mwuzuza amazi ikibindi, ugahita bavuga ati soke ikibindi se ibizi turabidaha tubijyanira abantu. Uzi ko bujuje amazi ikibindi bakadaha amazi bakayajyana ari amazi, umuntu uyakiriye umusangwa mukuru yayakira yanywa akavuga ati se bino bintu ko biryoshye, badashye bamujyanira amazi. Gusa Mariya yari yababwiye ngo icyo ababwira cyose mugikore. Imana nishimwe cyane. Icyo Kristo aje kubwira ujye ugikora. Agira inzira nyinshi atabariramo. Nakubwira guhaguruka ujye uhaguruka ugende, nakubwira kujya kudepoza ahantu warabuze akazi, haguruka ugende udepoze. Agutabare. Afite inzira. Nimba yaragubwiye kuzajya mu mahanga, afite inzira azanyuzamo, kandi izo nzira uzasanga warazigezemo. Rimwe na rimwe uzirimo ubona warabigiyemo ari ibintu bisanzwe, ariko ukisanga uzirimo. Akiza uburyo butangaje kandi buteye ubwoba. Rero abo bantu badashya amazi bayajyanira abantu. Yesu yarakeneye ngo babanze bamwizere, kuko byari bihagije ko avuga ati okay, muzana amazi nyasengere nyakoremo, dore yabaye diva, ariko n'ubundi muyazane. Naho harimo akantu ko gukora, harimo uruhare rw'umuntu. Hano rero reka turebe uruhare rw'umuntu. Nubwo twabonye hari ibindi bitangaza biri muri Bibiliya, rimwe na rimwe umuntu atigeze agira mu ruhare, ariko kuri uyu munsi turi kuvuga uruhare rw'umuntu. Turi kuvuga ko ifite inzira nyinshi itabariramo, kandi ifite n'uburyo iguhagurutsa ugakora. Muri izo nzira ikagutabara, yaguhagurukije ugakora. Kuko yababwiye ngo mucukure impavu, nimurangiza kuzicukura mucukure imyobo, ntimuza kumva umuyaga, ntimuza kumva n'imvura, njyewe ndaza gushyiramo amazi. Nta kintu ukeneye kumenya gusobanukirwa, kuko Imana ikurusha uburemere. Imana ni ngari, ubunini bwayo buratangaje, ni nini cyane. Ntukeneye kumenya aho izanyuriza kukugira neza. Si ngombwa ngo wumve umuyaga, si ngombwa ngo wumve imvura, si ngombwa ngo wumve bihinda. Wowe umva icyo Imana ikubwira. Irakubwira iki muri iyi minsi? Muri iyi minsi iri kugutegeka iki? Muri iyi minsi iri kuvugana na Yesu nguki? Muri iyi minsi hari ukuntu umuntu yiheba akavuga ati ndumva n'ubugingo bwanjye butashoboka, sinashobora no gukizwa, byarananiye. Oya, wikiheba gutyo, ahubwo tera agatambwe, egera Yesu. Si ngombwa kumva uko agukiza, si ngombwa kumva uko agutabara. Icyo uzi ni kimwe, ni uko iguhamagara ari inyembaraga. Yesu nabaho umugisha cyane, kandi Imana irushaho kutugirira neza. Muri iki gitondo twari ku ijambo rivuga ngo afite inzira zanyuramo akakurengera.
afite inzira nyinshi azagutabariramo. Si ngombwa kuzumva umuyaga, si ngombwa kuzumva imvura nyinshi, si ngombwa kuzabona inagwa, ariko we azagutabara. Bibiliya yavuze iki? Yavuze ngo ntimuze kubona n'imvura, ariko iki kibaya kizuzura amazi, munywe mwuhire n'amashyo yanyu n'imikumbi yanyu. Iki kibaya kizuzura amazi. Imana nishimwe cyane, Imana nihabwa icyubahiro. Ikibaya rero cyaje kuzura amazi, ntago bitangaje. Ikibaya cyaje kuzura amazi ku murongo wa 19. Imana yarababwiye ngo muzatsinda imidugudu yabo igoswe n'inkike z'amabuye, n'imidugudu iruta iyindi ubwiza. Igiti cyiza cyabo cyose muzagitema, musibe n'amasoko yaho yose, kandi n'imirima myiza yose muzayisibisha amabuye. Bukeye bwaho igihe cyo gutamba cyenda kugera, babona amazi aratemba aturuka mu nzira ya Edomu, nuko igihugu cyuzura amazi. Babona amazi ari gutemba. Abamowabu bose bumvise ko abo bami bazamutse babatera, bahera ko baterana bose uko bangana, uhereye ku basore b'imigenda bashobora kwambara ibyo kurwanisha, baragenda bategera ku rugabano. Hanyuma 22, abamowabu bazindutse kare mu gitondo, babona izuba rirasiye ku mazi aberekeye atukura nk'amaraso. Baravuga bati dore amaraso. Ni ukuri ba bami bararimbutse, ingabo zabo zisubiranyemo ubwazo. None yemwe bamowabu, nimuze tujye kwinyagira. Maze bageze mu rugerero rw'Abisiraheli, Abisiraheli barabahagurukana barabanesha, bituma abamowabu bahunga. Abisiraheli basesekara mu gihugu cyabo, bakubita umugenda. Imana itugire neza cyane. Somye amagambo menshi kubera iki? Ndagira ngo mbabwire ngo Imana igira inzira nyinshi itabariramo abantu. Aya mazi maze kuyuzuza ikibaya, mu gitondo kare izuba rirashe, yeretse amaso y'abamowabu ko amazi yahindutse amaraso. Inabaha amakuru y'uko ayo maraso ari ay'abami b'Abisiraheli n'ingabo zabo, ngo bicanye bamaranye, dore amaraso yabo. Hanyuma imaze kubaha ayo makuru, ibaha ayandi, bavuga ati ngaho nimugende mujye kwinyagira. Ibyo bituma abamowabu bamanuka batari muri pozisiyo y'intambara. None se wajya muri pozisiyo y'intambara ute uzi ko abami bapfuye, uzi ko n'ingabo zasubiranyemo? Ntabwo wagenda muri pozisiyo y'intambara. Yarabwiye ati mugende mujye kwinyagira. Bagezeyo rero abami b'Abisiraheli barabahagurukana, bica abamowabu. Igira inzira, iyi Imana iratangaje. Imana yacu iteye ubwoba. Nimuza kumva, ariko ayo mazi muraza kuyanywa mushire umwuma, ariko ikindi kandi ndaza no kuyakoresha igitangaza. Ntimuze kugira ubwoba bw'ingabo z'abamowabu. Yesu nabaha umugisha. Reka mbabwire muri iki gitondo ngo Imana yacu ifite inzira nyinshi izanyuramo ikugirira neza. Ntabwo ari ngombwa ko wumva urusaku, ntabwo ari ngombwa ko wumva umuyaga, ntabwo ari ngombwa ko ubona imvura iguye, nta nubwo ari ngombwa kikubwira uburyo kigiye kubwira abamowabu. Gusa yabahaye amakuru, bamanuka bazi ngo baje kunyaga, ariko bagwa mu Bisiraheli. Umwami Yesu nagushyigikire. Uyu munsi wizera Imana birenze uko wayizeraga, kandi uhabwa umugisha n'Uwiteka. Shalom shalom.